igihe kirahindutse. Itorero ry'Imana riri ku mugoroba w'isi, ibiri kubera mu isi birabigaragaza. Itorero ry'Imana ryugarijwe n'intege nkeya, bakristo benshi n'indembe mu mitima. Mwene data, he kugira ikikuyobya inzira. Ikora icyo wahamagariwe uyu munsi, ikora icyo watoranirijwe. Muntu ufite impano iyo ari yo yose, iba ari impano yo gusenga, iba ari impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza, iba ari impano yo guhugura, iba ari impano yo gusura abarwayi, iba ari iyo gufasha abakene, iba ari iyo gutera inkunga umurimo w'Imana, iba ari impano yo kubwiriza ubutumwa, cyangwa izindi mpano zose Imana itanga. Nimba wiyiziho ko hari ikintu Imana yaguhamagariye, ukaba uzi ko muri icyo kintu hariho ijambo ry'Imana rivuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe. Ni mesaje ikomeye. Abantu bose babana n'abandi bantu cyangwa bafite ubushobozi ku bandi bantu, bakaba bari kubabuza kujya gukorera Imana. Nabahaweho mesaje. Uburemere bw'imirimo yawe, ibiro umuntu wese azambuka ku giti, ku kiraro, ku buremere bungana n'imirimo ye. Hari igihe rero uzasanga imirimo yawe idigadiga nk'ibikenyeri cyangwa nk'ibiti, urumva uzajya ukandagiraho urokeremo hasi hariya mu kuzimu. Ariko imirimo yawe ni wowe wafashaga, ukaba waritwaje ngo abantu baraguhemukiye. Ibyo ntabwo ari umva, reka nkubwire, wowe washyize impamvu mu murimo w'Imana, iyo mpamvu yawe iraboze, iyo mpamvu yawe ntabwo yemewe. Nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuri hehe? Yesu yagize intege nke nk'izo wagize. Wahise wibagirwa ubukode tu. Reba ukuntu usigaye ugira abapangayi bawe, reba ibintu usigaye ukorera mu nzu yawe. Nuko Imana iguha amafaranga, imiryango yo gukora ibyaha yarafungutse. Uwo mubana ubona ntimugikwiranye, uwo mwayashakanye mwasangiye amasezerano n'amasengesho mugasangira ubusa, mugera mu bisubizo uramwipakuruye. Ibyo byose Uwiteka yarabibonye, aje kukubaza, araje mubarane. Nini y'ijwi ryayo. Urabona ukuntu waharaye ubwibone, urabona ukuntu waharaye ubusambanyi, urabona imyambaro usigaye wambara, urabona imvugo usigaye uvuga, urabona abantu musigaye mugendana, urabona umutima wawe ibyo usigaye utekereza, urabona ubugome usigaye ufite, urabona ubuhehesi usigaye ufite. Uko niko wamye, uko niko wahamagawe. Izo ni impano z'Imana. Uko niko bakura mu mwuka, ibyo niko bakura mu gakiza. Urabona ukwishyira hejuru kwawe. Please stop there. Hagarara aho ugeze. Amafaranga agira icyagufasha iyo uri muzima. Umuntu umaze umwaka muri koma, umuntu umanitse amaguru Faisal na CHK, uri guhumekera muri bomone, ntabwo wamukangisha izahabu ntazo akeneye, ntabwo wamukangisha amadolari ntayakeneye, konte ze ziremereye ntakizitayeho. Ibiri kubera mu ma etaje yabagamo nayo yari yujuje n'imishinga yari afite, ntacyo biri kumumarira. Ese mu gihe cy'amage ubwo butunzi urutishije Imana, usibye kuyobywa ndi umutsinzi, ndi umuneshi, ndakomeye, ndiho, nzabaho, imigambi y'abadayimoni izashya kuko mfite Kristo. Byose bikesha Kristo. Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana kuri wowe uri kumwe natwe, wowe udukurikira umunsi ku munsi. Umugisha Imana itanga ube kuri wowe. Uyu munsi mwene so muri Kristo Yesu aragarutse, aje kubasuhuza no kugira ngo abahereze mesaje Imana imuhaye ikomeye. Yego rero mwakire mesaje yanyu. Uyu munsi ndi kuganira n'Imana cyane muri iyi minsi.
Yeah. Ibihe byanjye byiza ni kumva biri kugenda bigaruka, kuko hari igihe tuba tumara igihe turi kubwiriza ijambo ry'Imana ariko ukabwiriza nta jwi wumva kamemu, donc ukabwiriza nyine ariko ukabwiriza iby'ijambo ry'Imana ariko Imana itari kukubwira iti noneho mbwirira abantu gutya. Wumva iri gukomeza iri kubwira ibyawe ariko iri gutuma ku bantu ntaryo uri kumva. Uyu munsi rero, muri iyi minsi ndi gutangara cyane, ndi gutangara, ndi kuba ndi kugenda nkumva ijwi ry'Imana irambwira ati hagarara, fata telefone urikodinge cyangwa se fata ikaramu wandike, cyangwa naba ndyamye nkabona Imana iransuye ikambwira iti dore gira gutya, nyura hano bigende gutya. Ibyo ni ibintu biri kugenda bimbaho. Uyu munsi rero mbazaniye indi mesaje ikomeye ngira ngo mubashe kumva. Iyi mesaje iteye ite? Ntatinze. Iyi mesaje rero ni mesaje ikomeye. Abantu bose bose babana n'abandi bantu cyangwa bafite ubushobozi ku bandi bantu bakaba bari kubabuza kujya gukorera Imana. Nabahaweho mesaje mbere y'uko nyibabwira, reka mbanze nsome ijambo ry'Imana kugira ngo wenda tuze kumva iyo mesaje ari iyihe. Nta nubwo ndi butinde noneho, kubera ko hari ibintu biba biremereye ukumva nyine byakurushije imbaraga, nta n'ukundi kuntu byagenda, ugomba kubitambutsa uko biri kandi vuba. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 4 dusome duhereye ibice byaho 9 dusome duhereye ku murongo wa 4. Ijambo ry'Imana rivuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo akamusiga ku maso. Imana ishimwe. Iri ni ijambo rya Yesu Kristo yavuze ubwo bari bamuzaniye uwavutse ari impumyi kugira ngo abashe kumukiza. Impumyi irataka cyane iti mbabarira. Yesu Kristo aravuga ati nibyo, nkwiriye kukubabarira, nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Nahawe ijambo rero cya mesaje ivuga ngo nze mbabwire ngo mukwiriye gukora umurimo w'uwabatumye hakiri ku manywa. Umukozi w'Imana we wahamagawe, impano iyo wahawe iyo ari yo yose, uyu munsi nyanyagiza imbuto yawe ku mazi. Uyu munsi ikora icyo wahamagariwe. Uyu munsi ikora icyo watoranirijwe. Muntu ufite impano iyo ari yo yose, iba ari impano yo gusenga, iba ari impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza, iba ari impano yo guhugura, iba ari impano yo gusura abarwayi, iba ari iyo gufasha abakene, iba ari iyo gutera inkunga umurimo w'Imana, iba ari impano yo kubwiriza ubutumwa, cyangwa izindi mpano zose Imana itanga. Nimba wiyiziho ko hari ikintu Imana yaguhamagariye, ukaba uzi ko muri icyo kintu ariho uhererwa umugisha cyangwa wahererwaga umugisha, abarambitse intwaro hasi mwe nimuzegure. Abarambitse intwaro hasi we nimuzegure. Abarambitse intwaro hasi mwe nimuzegure. Urugamba rugeze mu mahina nimuzegure. Urugamba rugeze mu mahina nimuzegure. Abarambitse intwaro hasi mwe nimuzegure. Abarambitse intwaro hasi we nimuzegure. Urugamba rugeze mu mahina nimuzegure. Urugamba rugeze mu mahina nimuzegure. Natumwe n'Imana kuza kubabwira ngo nimuve mu byo murangariyemo. Umuntu wese yongera akoresha impano Imana yamuhaye uko yayimuhaye, kubera ko igihe kirageze, imirimo igiye gupimwa kandi igiye gushyirwa ku munzani. Mbibutse ko hari Yorodani ibari imbere, kandi iyi Yorodani irambukwa n'umuntu warangije gupimirwa imirimo. Uburemere bw'imirimo yawe, ibiro, umuntu wese azambuka ku giti, ku kiraro, ku buremere bungana n'imirimo ye. Hari igihe rero uzasanga imirimo yawe idigadiga nk'ibikenyeri cyangwa nk'ibiti, urumva uzajya ukandagiraho urokeremo hasi hariya mu kuzimu. Ariko imirimo yawe niba iri fiti ikomeye, uzambuka iyo Yorodani. Hanyuma rero
numvishwe mbwirwa n'Imana kubabwira ngo umuntu wese uri kubangamira undi kujya gukora umurimo w'Imana. Imana yambwiye ngo nimba udashaka kumurekura ku neza kugira ngo ajye gukorera Imana, Imana igiye kukwigizayo ayikorere udahari, kuko nta mpamvu z'uko umurimo w'Imana wapfa kubera umuntu. Ndasubiramo, Imana imfashe mu nyumve neza kugira ngo hari iyi mesaje itambuke neza. Niba ubana n'umuntu, niba ukoresha umuntu wowe mukoresha, uzi ko umuntu ukoresha ari umukozi w'Imana, ubwo nyine kababayeho. Niba ari umugore wawe, niba ari umugabo wawe, niba ari umwana wawe, niba ari umukozi wawe, niba ari uwo muri famiye iwawe, niba ari undi muntu ufiteho ubushobozi, ntumwe n'Imana kukubwira ngo murekure ajye kuyikorera icyo yamuhamagariye, kubera ko nubyitambika Imana izakwigizayo ayikorera Imana udahari, kubera ko nta mpamvu yo kugira ngo umurimo w'Imana upfe kubera umwana w'umuntu. Satani ari gukorana umwete akagushuka ngo ubohe ab'Imana babure uko bajya kuyikorera, hanyuma uri gutekereza ko biri buze kuguhira. Rero nabwiwe ngo ntabwo biri bubahire. Ibyo bintu by'impamvu zose mutambika imbere y'Imana nimubikureho. Bavugabutumwa muhaguruke muvuge ubutumwa, banyamasengesho muhaguruke musenge, basura abarwayi muhaguruke mujye gusura abarwayi, mwongere mwubure intwaro mwashyize hasi. Igihe kirahindutse, itorero ry'Imana riri ku mugoroba w'isi, ibiri kubera mu isi birabigaragaza. Itorero ry'Imana ryugarijwe n'intege nkeya, bakristo benshi n'indembe mu mitima. Mwene data, he kugira ikikuyobya inzira. Mwene data, reba ibihe turimo uko biri, naho wanyura mu bikugoye byinshi, emera ubinyuremo nibwo uzagororerwa. Mwene data, he kugira ikikuyobya inzira. Mwene data, reba ibihe turimo uko biri, naho wanyura mu bikugoye byinshi, emera ubinyuremo nibwo uzagororerwa. Benshi mu basore baradamara, bararya bakanywa bakambara imyenda y'igiciro. Abandi basore bafite inshuti z'abakobwa, iby'agakiza babigize ubusa. Mwene data, he kugira ikikuyobya inzira. Mwene data, natumwe ngo nze mbabwire ngo mureke ibyino mu isi bitazahoraho, mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Ibibarangaje ni iby'igihe gito, ni ibyo kugira ngo murangare murimbuke. Umurimbuzi abategeye muri ibyo. Niba uzi ubwenge, sinduka, ba maso, senga, subira mu murimo wawe. Wowe waririmbaga ukaba warabiretse, wowe wasengaga ukaba warabiretse, wowe wafashaga ukaba waritwaje ngo abantu baraguhemukiye. Ibyo ntabwo ari umva, reka nkubwire, wowe washyize impamvu mu murimo w'Imana, iyo mpamvu yawe iraboze, iyo mpamvu yawe ntabwo yemewe. Nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuri hehe? Yesu yagize intege nke nk'izo wagize nawe, ajya ku musozi arasenga, aravuga ngo nimba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko Imana imuha imbaraga. Aravuga ngo ntibibe uko ushaka, ahubwo bibe uko ushaka. Iyo Yesu areka kuducungura aciwe intege nk'ibyaguciye intege nawe, uyu munsi tuba turi abatsinzi. Iri zina ni ukukunesha tuba tugufite. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Nta muntu uzavuga ko yaneshejwe, ahubwo umuntu nibagiwe ukuntu bakavuga, nta muntu uzavuga ko atumvise, ahubwo azazira yuko atumviye. Nta muntu uzazira ko atumvise, ahubwo azazira yuko atumviye. Nta muntu uzahemberwa ko yaneshejwe, ahubwo azahemberwa ko yanesheje. Intego y'urugamba umuntu agombe njye kugendana ni ugutsinda, naho uwatsinzwe we aba yagarukiye mu nzira. Mwene data, nshuti y'umusaraba, nubwo bigoye, nubwo bihanda, nubwo bibabaza, nubwo biryana, nubwo biruhije, emera ubikore. Na Yesu yemeye guca mu biruhije ngo agucungure. Emera umusaraba wekore n'isoni zawo uzemere, ugendane na Yesu kwete bihebuje. Imana iguhereza umugisha. Nahawe amagambo nkwiriye kubabaza,
mwumvise ko nababwiye ko mukwiye gukora umurimo w'abatumye hakiri ku manywa. Ntabwo ngo mbabaze ngo icya mbere, ese ako kazi kari gutuma utajya gukorera Imana warakavukanye cyangwa uzagapfana, bazakagushyingurana? Nabwiwe ngo mbabaze ngo ako kazi kari kukubuza gukorera Imana warakavukanye cyangwa bazakagushyingurana? Usubize umutima wawe. Icya kabiri kirabaza ngo ese ako kazi nyine, ubwo turacyari mu kazi, abantu bafite inzitwazo z'akazi, ako kazi kawe gatuma udakorera Imana kabasha kukurinda n'isegonda rimwe, nabura ngo Imana izagire gutya ivuga iti reka nkukureho amaboko, uburinzi bwanjye bugukureho, akazi kawe kakurinde, ako wayirutishije nyine, kakurinda n'umunota umwe? Icya gatatu kirabaza ngo ese mu ijuru tuzamurika ubukire cyangwa tuzamurika imirimo yo gukiranuka, cyangwa tuzanezezwa n'ubugingo Imana iduhaye? Mu ijuru wowe wabujijwe kujya mu ijuru n'ubukire, ugaparika ngo ugiye gushaka iby'ubutunzi bw'isi, ukaba warashyizemo umutwe ugahenebera. Mu ijuru uzamurika ubukire, ayo ma etaje uri kubaka uzayajyanayo? Byiza uyubake ariko uri no kubaha Imana, byiza uyubake ariko uri no gukora umurimo w'Imana, byiza uboneke mu byawe ariko n'Imana ntikubure. Icya kane kirabaza ngo ubwo butunzi ufite uri kukangisha Imana cyangwa uri gutuma umurimo w'Imana, hari icyo bwagufasha mu gihe cy'amage? Nugera mu mage uzatabaza ubukire? Hari abantu bibeshya ngo amafaranga ni byose. Urabeshya cyane, urabeshya cyane. Amafaranga agira icyo agufasha iyo uri muzima. Umuntu umaze umwaka muri koma, umuntu umanitse amaguru Faisal na CHUK, uri guhumekera muri bomone, ntabwo wamukangisha izahabu ntazo akeneye, ntabwo wamukangisha amadolari ntayo akeneye, konte ze ziremereye ntakizitayeho, ibiri kubera mu ma etaje yabagamo nayo yari yujuje n'imishinga yari afite ntacyo biri kumumarira. Ese mu gihe cy'amage ubwo butunzi urutishije Imana, usibye kuyobywa n'abadayimoni, hari ikintu bwagufasha? Gute bwaguteranya n'Imana? Ese nawe ikohereze hariya kugira ngo ubanze ujye kwiga isomo ry'ubuzima? Nabwiwe ngo uzi ubwenge asinduka agarukiraho hakiri kare. Ubutunzi Imana iduha ni impamba y'urugendo. Birababaje ko Imana wayisenze ukennye yaguha ubukire akaba ari bwo uhenebera. Yari guhaye impamba y'urugendo, urugendo warugiye ushonje, none barakugaburiye, aho kugira ngo ushyiremo courage ugende, ijuru rimaze kukugaburira uhita uparika uraryama. Are you serious? Donc kukurekera mu nzara nibyo byari byiza? Data Yesu nyihere ibyiza. Urakoze cyane. Usubize umutima wawe, ntusubize njyewe. Usubize umutima wawe. Inyiturano ibaye kwibagirwa. Impamba y'urugendo ikurekesheje intego y'urugendo. Oh, come on. Abadayimoni bashye mu izina rya Yesu. Nabwiwe ngo nkubaze ngo ibyo biri kugutandukanya n'Imana, hari icyo byagufasha mu gihe cy'amage? Subiza umutima wawe. Subiza ubayidi fo oremayi kidronesitarayi. Subiza umutima wawe. Waparitse he? Mama, waparitse he? Ko duheruka uri mu nzira uri kugenda, abera bagutegereje, mu nzira harimo abagutegereje aho ugomba kunyura, none polisi yo mu muhanda kiri gutanga amatangazo ko nta modoka ikiri mu muhanda. Waparitse he? Urugendo warusubitse ugeze he? Ko kuri sitasiyo utakiri kujya kunywesha, byagenze gute? Impamba y'urugendo yakubujije intego y'urugendo. Subiza umutima wawe, wisubireho, wihane, kandi nutihana Imana izaza aho uri ikuri igitereko ahacyo, nawe ubwawe ntuzamenya igihe yakijyaniye. Kurira kwawe ukwanyuma kuzaruta ukw'imbere. Hari igihe watakamba ugeze mu ntoki z'ibigukomereye, Imana yakumvika kwihorera, kuko umunsi waniniye ijwi ryayo. Urabona ukuntu waharaye ubwibone, urabona ukuntu waharaye ubusambanyi, urabona imyambaro usigaye wambara, urabona imvugo usigaye uvuga, urabona abantu musigaye mugendana,
urabona umutima wawe ibyo usigaye utekereza, urabona ubugome usigaye ufite, urabona ubuhehesi usigaye ufite. Uko niko wamye, uko niko wahamagawe. Izo ni impano z'Imana, uko niko bakura mu mwuka, ibyo niko bakura mu gakiza. Urabona kwishyira hejuru kwawe. Please stop there. Hagarara aho ugeze, hagarara aho ugeze, hagarara aho ugeze. Stop. Urakoze. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo ese mfunze imigisha waronka? Imana yambwiye bani muri mu kazi mwarutishije Yesu. Imana yambwiye ngo mbabaze ngo ifunze imigisha mwaronka? Ngo nananiwe, wazanye iminaniro idashira imbere y'Imana, bituma ubura n'umunota umwe, none no mu kazi kawe ukora hari umukene uheruka kugaburira, hari umurimo w'Imana uheruka gutera inkunga. Ibyo byose ntufata ugashyira mu gifu cyawe, ibindi ukarunda kuri konte. Ariko buriya konti urunzeho buriya ko hari ukuntu byahinduka, wajya kureba ukabona irividera, cyangwa ukabona neza neza byaranze kubikuza ntabwo bizakunda. Ko hari igihe wajya kubona ukabona ntacyo bikikumariye. Nibutse abatuye isi bose, umutungo wawe ufite ugomba kwirata. Ni ibyiza, ni ibyo wagaburiye umukene, ni ubutunzi cyangwa umutungo watanze kugira ngo umurimo w'Imana wubakwe usanwe. Ibindi byose ntabwo ari ibyawe. Ibyo nupfa n'uyu mwanya upfuye wagera mu ijuru bakakwambika akanyenyeri kamwe ka wa mukene wagaburiye, bakwambika akanyenyeri kamwe ka wa mutindi wavuje, bakwambika akanyenyeri kamwe ka ya nkunga wateye umurimo w'Imana kugira ngo abantu bakomeze bamamaze izina ry'Imana. Ibindi byose ufite, shame upon you. It's not belongs to you. Ibyo ntabwo ari ibyawe. Ukorera Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo, kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'uwundi utarabiruhiye. Reka nkubwire ukuri, ni byiza Imana yaguhaye inzu, Imana ihabwa icyubahiro, natwe turazishaka n'abandi barazikeneye. Ariko se nyuma y'uko iyiguha wayubahishije Imana? Nyuma y'uko Imana iguhaye imodoka wahise uyihindura rogitu, uyihindura hoteli, uyihindura icyanya cy'ubusambanyi? Nyuma y'uko Imana iguhaye inzu wahise wibagirwa ubukode tu? Reba ukuntu usigaye ugira abapangayi bawe, reba ibintu usigaye ukorera mu nzu yawe. Nyuma y'uko Imana iguha amafaranga, imiryango yo gukora ibyaha yarafungutse. Uwo mubana ubona ntimugikwiranye, uwo mwayashakanye mwasangiye amasezerano n'amasengesho mugasangira ubusa, mugera mu bisubizo uramwipakuruye. Ibyo byose Uwiteka yarabibonye, aje kukubaza, araje mubarane, nushaka ugaruke. Murakoze. Icya gatandatu rero kirabaza ngo wibwira se ko gukora cyane ari cyo gituma ubona ibyo kurya? Gukora cyane, ibyo wita gukora cyane, ntabwo ari byo bituma ubona ibyo kurya. Ahubwo ntabwo haba kuzinduka, haba guhirwa. Hari abakoze ndugu yangu, hari abakoze ubwo uri kwirata Imana yabuze ishimwe mu kazi kawe. Hari abakoze kurenza inshuro 1000 ku byo wowe ukora, ariko uyu munsi bakubiswe. Ubyuka kare cyane, kare mu gitondo, ukajya mu mihangayiko, gahunda zawe zagenda nk'uko ubishaka, ukabona amafaranga. Ariko niba byanze, reka ntukihebe, gahunda ni y'Uwiteka. Reka dukorere ibyiza mu mbaraga zahawe. Reka dukorere ibyiza mu mbaraga twahawe. Uzagera kuki udakoze mugenzi? Abakoze barifuzwa, ariko muri byose ujye wibuka ko Uwiteka ari byose. Ni byiza dukore, ariko umugisha we aho utari ntitwaronka. Ariko muri byose ujye wibuka ko Uwiteka ari byose. Ni byiza dukore, ariko umugisha we aho utari ntitwaronka. Nabibutsaga ko aho umugisha w'Imana utari ntabwo mwaronka. Hanyuma rero ugabanye umwirato no kwishyira hejuru ufite,
wumva ko nyine uri umuntu wadanje, kuba warakoze buruta iby'Imana, ibisubizo Imana yaguhaye wabihinduye inkoni ikubita abanyantege nke n'umwanya wo gusuzugura abantu, fata abantu ukabareba usesemukwa, ibihe birakugarukiye, ibyo wakoze bikugaruke ku mutwe. Nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Nari ntumwe kubabwira ngo abarambitse intwaro hasi nimuzegura, urugamba rugeze mu mahina. Wowe wataye umuhamagaro, subira mu muhamagaro wawe. Wowe warigize ibyo ureka, aho uhagaze hose koreshereza Imana, wubahisha Imana ibyawe byose. Kandi nongera kukubwira, wowe wabangamiraga umukozi wawe, wowe wabangamiraga umugabo wawe, wabangamiraga umugore wawe, wowe uzi ko umuntu mubana cyangwa ufiteho ububasha, afite umuhamagaro runaka, ndetse uyu munsi akaba ari kwatswamo umuriro n'umwuka w'Imana, akaba uri kumubuza kuwukora. Icyo uri cyo cyose, nushaka kuba uri na leta y'igihugu, inkota y'Uwiteka irakuziye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo wowe uri kumubangamira igiye kukwigizayo nukomeza kumubangamira. Aho igushyira simpazi, ariko irakwigizaho, kandi azakora icyo Imana ishaka ko akora wowe utakiriho. Wari uhawe umugisha kugira ngo ajye akora musangire imigisha, ariko kubera ko byanze, bayi 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 bayi. Mana, turagusabye kugira ngo imbaraga ze zumvikanishe ijambo ryawe, kandi umugambi wawe wari usohora. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu n'urukundo rw'Imana gufashwa n'Umwuka w'Imana na twese, mu izina rya Yesu, amen.